ni igisahiranda kuko ni umuntu wagize n'amahirwe abandi banyarwanda bamwe na bamwe batajya bagira. Impamvu mbivuga gutyo, werekanye ubujiji bwawe cyane. Ikibabaza ni uko abantu bandika izi komenti bakoresha amazina atari ayabo. Ubundi umuntu wiyumva ko ari umugabo wipima, mujye mwandika komenti mukoresha amazina yanyu. Ubwo nitwa kanaka ndi i Kigali cyangwa nitwa kanaka ndi mu Bufaransa, noneho tuze tubonane neza one to one. Aho kwandika ibintu wahashe amazina yawe, ntaho ubutandukanye nabyo bisaba bijya kwiba nijoro. Ni abantu inka yarariwe kera. Iyo nka ni iyihe? Akadomo karagiye kera. Wowe ugumye ku Kirondwe uracyatekereza ko uzongera ukadiringa na Agatha Habyarimana, utateganya kuzongera ukabona bagusora akaguha uburenganzira bwo kujya gusahura ibintu by'abandi, uteganya kuzongera ukabona Kabirigi akaguha uburenganzira bwo kujya gusahura ukica abantu bose ibintu uko wiboneye. Ibi byararangiye. Turi mu Rwanda rushyashya, imitekerereze mishyashya, ibintu bya sederi by'interahamwe, ibyo ngibyo uriya hari ibintu abantu batazi. Interahamwe twazibayemo twebwe tukiri abana, twabanaga nazo umunsi ku wundi. Yewe gerageraga n'akagofero ka MND nk'uko tugira iza RPF uyu munsi, nari ngafite nk'umwana mutoya. Wari uri interahamwe kera? Oya, nari mfite akagofero ka MND. MND yo itandukanye n'interahamwe. Interahamwe yari branch, kariho agashami k'urubyiruko rurimo Merisha Group. MND ikaba ishyaka nk'uko uyu munsi dufite RPF ishyaka. So kera rero MND narayibonaga. Urabyumva neza? Ndakumva. Data yakoraga muri leta yo kwa Habyarimana, yari mu West. MND yamuhaye akazi. Iyo mubwiye ngo MND nkakubwira ububi bwayo, nuko mba mbyumva neza. Kuko ngiye muri MND reka noneho niyemere nicyo bahoze bashakaho. Amahoro y'Imana bane namwe mukunda One Nation Radio. Iyi ni radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi hano ahantu heza cyane, hari amahumbezi kugira ngo tuganire n'umusesenguzi wacu. Tugomba kumushyira ahantu akayaga kamukubita neza, agasinzira. Agasinzira byo ntabwo birimo, ukaduha ibitekerezo byiza neza cyane rwose. Kandi impamvu tugukenera kenshi nuko bigaragara ko twanyuzwe n'ibitekerezo duha. Karibu cyane Innocent. Ndagushimiye cyane Bwana Abdul. Ndagusuhuje, ndasuhuza abakunzi ba One Nation Radio aho baherereye mu mpande z'isi zose, ntawe nsize. Here muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Atlanta, Chicago, Washington DC, hose ndabasuhuje. Ku mugabane w'Uburayi, Europe, mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Bubiligi, Denmark, Norvège, Finland, Portugal, hose mbahaye yambo. Bahaye icyo bita yambo. Aziya sinabasiga. Hakurya muri za Pakistan, mu Buhinde, Ubushinwa. Sasa y'Abanyarwanda. Ubuyapani, Umunyarwanda baragenda cyane, Abanyarwanda barazerera. Tumanuka tujya muri Australia tubasuhuza, tugaruka hano ku mugabane wa Afurika. Nta hantu namwe Umunyarwanda ataba. Abanyarwanda barazerera cyane. Abanyarwanda ahubwo nabonye Umunyarwanda uba muri Iceland. Iceland ni rwo rwamenye nyubuze igihugu. None nza kumenya ko ari Umunyarwanda wenyine ukibamo. Sawa cyane, reka tuganire. Mushize twari twaganiriye ku bantu buzanyemo izina Byumvuhore, abantu bakunze bakunda ibihangano bye, ariko usa nk'umwerekana nk'aho ari umuntu utafite ibitekerezo bizima. Wakoresheje ijambo riremereye, uravuga uti Byumvuhore ni igisahiranda. Ugenda umusesengura mu buryo bwawe, navuga no ku bandi barimo Padiri Nahimana Thomas, ariko biragaragara ko hari abantu wavuze kuri Byumvuhore bakababara cyane, ntibemeranye nawe mu buryo bufatika. Ubundi uyu Byumvuhore utekereza ari iki cyatumye ahindura umurongo? Kuko mu minsi yatambutse yajyaga akora ibitaramo mu Rwanda n'ibinyamakuru bitandukanye bivuga uko byagenze, ubona ari umuntu uhawe ikaze,
ariko ntabwo twari tumuzi avuga indirimbo zirimo kwibasira ubutegetsi buriho ndetse no gushyigikira abarwanya ubutegetsi barimo Victoire Ingabire. Turning point ya breaking point ya Byumvuhore yabaye iyihe agana mu murongo arimo aho wageze naho umugereranya kare gisahirana? urakoze cyane. Utumye ndeba mu ma comments ntabwo nanarebyemo, harimo comments nyinshi, harimo ziri negative ziri positive, ariko ibintu bijya bibura. Banatanga comment mu buryo butandukanye kuko nawe watanze comment kuri Byumvuhore iri negative, abantu bamukunda barayumva nyine barayakira. Nawe ugomba kwitegura ko muri comment ziza muri iri negative. Ngiye kubera ko impamvu bitajya binkora ku mutima cyangwa binkora abantu ibi comment byabo, nuko ngiye mba ndi kuri mikoro live nkigaragaza, ariko umuntu uzajya kwandika comment yakoresha izina ritari ryo, ubwe aba ari igisambo. Ko iyo ushaka gukora ibintu byiza biri mu mucyo ubikora habona. Nimba rero naje ngatanga opinion yanjye nkabwira ko imico ya Byumvuhore cyangwa cyamuteye imyitwarire uyu munsi wa none dukompaye nuko yitwaraga mbere ari ubusahirana, iyo ni opinion ya Innocent. Umuntu wese ufite opinion yaza nawe akayitanga, kuba ko Byumvuhore ni umuhanzi ukunzwe n'abantu benshi, urumva kumwataka ntabwo byoroshye. Ariko ibyo sinabitinya. Uremera ko mwatatse se cyangwa avuze ukuri? Navuze ukuri uhari. Aba rero ubona bari kwandika ni abafana be. So afite abakunzi benshi, afite abafana benshi. Izi comment rero imbi wabonye ni zamwe mu bafana be. Ntabwo ndi bubatindeho, sindi butukane nkabo. Ubundi umuntu utukana ni umuntu utagira uburere. Ariko hari abantu bavuga bati Byumvuhore ni umuhanzi wahanze indirimbo nziza abantu bakazikunda zihura n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, bakibaza bati ni gute yakisanga ari ku ruhande rubi rw'amateka? Kandi nabwiye ko ari igisahiranda. Ni igisahiranda kuko ni umuntu wagize n'amahirwe abandi banyarwanda bamwe na bamwe batajya bagira. Impamvu mbivuga gutyo, hari abanyarwanda bashobora kuba bifuza kuza mu Rwanda uyu munsi bari hanze mu mahanga mu bihugu bitandukanye, ariko bakaba bataza kuko bafite imbogamizi cyangwa se they have a barrier. Barrier bafite ni bimwe mu byo bagirizwa bose bakoze mu Rwanda. Hari abanyarwanda bavuye no mu Rwanda bakoze jenoside yakorewe Abatutsi, bagize uruhare rukomeye mu bwicanyi. Uwo nguwo kuza kwe biragoye, ntiyarota haza, ariko yifuza kuhaza ndabizi. Hari abanyarwanda bavuye hano bibye leta, barimo na wundi wagiye gufungura ambasade bamuhaye amafaranga $100 agahita yakubita iposhe. Ndagijimana buriya ntiyakwirwa arota kuza kuko yasahuye leta. Hari abafashe za credit muri banki bagenda bagiye, hari abagurisha imitungo y'abandi mu ngwate bagenda bagiye, bari mu byiciro mu ngeri nyinshi. Rero Byumvuhore we ntabwo yabazwa aho ngaho, ntabwo yari afite igituma atagaruka, nta barrier yari afite. Ariyo mpamvu navuze ngo yabaye igisahiranda kuko yitishije amahirwe yari afite. Urumva yari afite abakunzi baba mu Bubiligi, akagira abakunzi baba ku isi hose, akagira n'abakunzi baba mu Rwanda. Kuba yaza gukora igitaramo abantu bakajya kukireba byari byiza, ariko noneho agaca inyuma akavuga ati ibyo kujyayo n'ubu ntacyo bimaze, agahindura umuvuno. Byumvuhore we bitandukanye na ba Jean-Marie Vianney Ndagijimana kuko we afite iki gihugu kimwagiriza, ariko Byumvuhore we n'ibyo yavuze binyuze mu bihangano ndetse n'ibitekerezo yatanze. Utekereza ko ubu ngubu hari ikaze yahabwa aramutse aje yatabwa muri yombi, aramutse aje yakakira nk'umuturage ariko udafite ibitekerezo bihura n'ibya leta, aramutse agarutse mu Rwanda byagenda bite? Igitaramo giteguye noneho abantu bajyayo? Abantu ni bagari kujyayo ko yagiye abashije kuba zamwemerera se kagitegura abashije kugera hano. Icyambere cyo abashije kugera hano, abantu bagiye buryo abantu nta pardon bagira. Ariko kuvuga ngo kumuta muri yombi byo sinabishimangira kuko umuntu afungwa ariko afite icyaha yakoze. Igihe rero nta cyaha yakoze ku butegetsi buriho by'isi icyaha, ubwo ni icyaha, ntabwo ari byo ugena ngo ni icyaha. Hari ababigena kubaza na sisura umunyamategeko sosobanukirana ko n'amategeko cyane kundenza. Yego, ni ukuvuga ngo kwanyisha abaturage ubutegetsi buriho ni icyaha, ni icyaha gikomeye. Nabyo wa wundi hano inyuma y'imisozi Madrid ari kuzira harya kare benshi wa mugore nawe numvishe kandi aramushyize mu majwi mu bavugira, kandi yari iriya ndirimbo yaturutse nyine aririmba iriya mugore. Ariko icyo nibaza ni yapfuye iki n'igihugu, yapfuye iki n'ubutegetsi buriho ko mbere wabonaga bari kuri page. Nta kindi yapfuye n'igihugu, sindi umuvugizi w'igihugu ariko reka nkubwire ko byumva gihe. Icya mbere cyo ugomba kumenya, igihugu cyamuhaga karibu, cyamuhaga ikaze. Iyo karibu cyaremwe imyese akaza agacuranga akagenda, si karibu iyo.
agasohoka agasubirayo. Mm. Urizi ko ari umuntu ushobora kugera mu Rwanda ntibamwemerere gusubira kubera wenda imyitwarire ye. Mhm. Bavuga bati wowe buretse gato tuzavugana. Mm. Hari n'umuntu ushobora gushaka gusohoka u Rwanda umunsi bavuga bati wowe buretse. Mm. Harimo wenda n'uri inyuma hariya inyuma y'iyi misozi. Imisozi miremire ikikije umujyi wa Kigali. Eh, Niba uri gutunga urutoki bwawe batazi hariya aho hirya. duherereye, ni imisozi igana mu murenge wa Mageragere, Eh, ahubatse igororero so rya Nyarugenge. nicyo ni ukubwira nyine kuba yarazaga agacuranga agasubirayo uko ashatse. Egare ko nta gihugu cyamubazaga ari umwere. Mm. Sibyo? Mm. Cyamuhaye karibu kikamubwira ati bye bye. Akaza abanyarwanda bakamwakira bakishima agakora igitaramo agasubirayo. It was good. Mm. Kwifata rero akajya gufarabika abayobozi b'igihugu n'ubuyobozi bw'igihugu kubuharabika no kubwangisha abaturage. Nicyo cyaha cya mbere yakoze, naryo kosa rya mbere yakoze. Mm. Kuko buriya nakubwira ngo yikuye amata mu kanwa. Bikuye amata mu kanwa. Eh, Nanjye kuvuga ngo yikuye mu bususuruke nsanga ntabwo ari byo ugiye kuvuga, gusa igihari ni kimwe, ni uko hari abantu batari kugushira amakenga bakavuga ko ibyo uri gukora n'ibyo uri kuvuga kuri Byumvuhore utari kubivuga gutyo gusa, hari impamvu ubivuga. Nk'urugero hari nk'uyu amazina ye nayo rwose ndaje ndayakubwira kuko nta tuza mvomera jyampaye igiye hese wishyize hehe. Okay, kankwereka ati ubu koko nta karengane kaba mu Rwanda, ati nawe ubwawe ngo akarengane ukarime ngo kuko ngo bagutegeka kwirirwa utuka abo mwita ngo banga igihugu, none se akarengane karenza ko ni akahe? Uyu bamwita ngo ni Afrika Ruganzu. okay, Afrika Ruganzu reka musuhuze. Mm. Ibyo yavuze yanditse ni ibitekerezo bye. Mm. Ariko burya icyiza ni uko utanga igitekerezo gifite n'igihamya. Ubu Mm. bagutegeka kwirirwa utuka wanga igihugu n'abitegetswe nande se. Mm. Nta n'uwabitegeka ngo mubyemere kugira ngo mubyemere neza noneho. Yego. None iki cy'akarengane, akarengane ntabwo kataba ku isi. Mm. Umuntu ashobora kurengana kuko habayeho icyo twita human error. Mm. Human error zibaho cyane. Mm. Amakosa aturutse ku mikorere y'abantu. Yego. Iyo habayeho human error icyo gihe umuntu ashobora kurengana. Mm. Ntabwo mvuze ngo nta karengane kaba mu Rwanda, karahaba. Mm. Ariko ntabwo kabaho abantu babigambiriye. Mhm. Ntabwo abantu nimba Afurika ngo ni Afurika iwacu hariya Ruganzu. Ruganzu Mm. nimba akurikiye ibiganiro byo kuri za YouTube azumva ikiganiro cya wa mugore wundi wari umunyamakuru, sinjya nkunda kuvuga amazina yabo, Mm. baba promotinga, hari abo mvuga ururimi rukanjye. Mm. Azumva ikiganiro cy'uriya mudamu wagiye sinzi igihugu yagiye muri mbari Buganda nimba ari hehe w'inzobe. Wari ufite tubica n'itiranwa n'ibintu biva mu kirere. Nawe yabaye mageragere. Ayo mageragere banza hari abantu benshi Yaravuze ngo kwinjira muri biriya biriya bintu nga birazira Mm. na Theoneste Mm. bari barabimubwiye ngo abijyemo n'ababuza. Mm. Ibyo bintu Innocent wabivuze, mujye mumbabarira. Mm. Afrika Rugamba rero ugende urebe ibyo Ruganzu. bintu, Ruganzu urebe ibyo bintu, niho haturutse Byumvuhore kujya kuririmba iriya ndirimbo. Mm. Yaririmbye iriya ndirimbo kuko yabona ko uriya mugore bamutaye muri yombi. Mm. Uriya mugore gutabwa muri yombi abantu benshi babishidikanya bavuga ati ni politically motivated. Nawe niko yivugiye ari mu rukiko. Mm. Ati ibintu bitewe n'uko ndwanya leta. None se uriya Nkusi uw'Imana nyeze Mm. ibintu yavuze n'ibikiriya ntitwabyumvise. Birangiye umwirondoro w'ushyize hanze. Yarabivuze babyumva. Ariko se nawe aracyari mu murongo wo kuzana ibibazo cyangwa nawe yafite ukuntu kandi yarahunze igihugu. Mm. Urumva yarahunze ubwo nyine nta cyiza cyifuza. aracyari kurasa ibintu bikomeye. Oya nta gaciye kuranza nta kamera afite. Ntabona ya kamera. Ariko kandi Erega biriya abantu babigira bari mu Rwanda ntabwo babyigira hanze. Ese hariya abantu batumirwa bangahe hano ko yagenda akajya muri hoteli runaka akicara akababwira ko ari gufotora akamuha na fanta y'ubuntu hari indi bayimuha. Ese kuri uvuga ngo ni ibisahiranda, igisahiranda ko kiba gikukumba kishyira kugira ngo kigwizeho ibintu, ubwo yafashe uwo murongo ute, yafashe uwo murongo ate nta gusahinda kurimo, ntacyo ari gukuramo. Nese yabura icyo akuramo gute ubwabyo. Nuvuga ko nta kamera afite. Ntabwo navuze Agnes, ndavuga Byumvuhore. Ariko na Agnes ni igisahiranda. Ntabwo wumvise se kuvuga ngo arashaka ngo aba diaspora bamufashe ngo ajye mu bihugu ngo kubwiriza abantu ngo babwire ibibazo ngo rero n'ibibazo byabo bazabivuge. Ntabwo yimonye porogaramu ashaka gutangiza. Akajya ava hari akajya agenda yiruka mu bihugu. Iya ni imitwe yo kugira ngo yibe abantu. Ni imitwe yo kugira ngo yibe abantu. Hanyuma njye ndashaka wabikomoje ariko ntiwinjiyemo neza. Ni iyihe motive iri ku ruhande rwa Byumvuhore kuba yafatiye umurongo hari n'ibihura n'ubwo busahiranda? Ni bande asahahinda? Ni bande
ari gucinya inkora imbere ngo bamuhe amafaranga. niba ari abantu babana nabo hanze Mhm. biriya bigarasha abantu nabyo hanze barayafite se bo? ntibabura duke dukeya Mm. no kuri YouTube channel si ya uploadinzeho indirimbo nk'iri ikarebwa kuri yawe ugira ngo biba byoroshye Mm. eh ntabwo biba byoroshye. biba byoroshye Mm. So ubwo ngubwo ni ukureba gusa igihari ni uko murambabarire ni uko harimo byinshi bigikenewe gutangwamo umurongo ndetse hari n'ibindi hari n'ibindi bikeneye kugororwa neza ariko nkibaza ko hari byinshi ubona leta y'u Rwanda igerageza gukora mu kunga abanyarwanda cyane cyane niho nibanda kuki hakiri kuza amatake. Mu minsi ishize nibwo nabonye hari abantu bibasira n'itorero ry'igihugu rya torero Indangamirwa icyiciro cya 15 bari gutozwa batozwa ubutore ndetse n'indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Abantu benshi bakunze gutanga ibitekerezo bitari byo ku butegetsi buriho babyinjiyemo cyane bashaka kubisobanura ukundi, bashaka kubigereranya nk'ibyo leta zabanje zakoze mu gushyira urubyiruko hamwe bakabaha imyitozo idasanzwe bakavamo abagiye bakora ibi. Kuki abantu bafata ibintu bihari biri gukorwa bakabihuza n'imyumvire ndetse n'ibitekerezo byabo? urakoze cyane nubwo utakibajije neza ariko nabibonye izo comment nazibonye n'iryo torero ntibaze neza naribonye bashatse kubageranya n'interahamwe icyo wari ugiye kuvuga cyangwa impuzamugambi zo muri sederi bazizi se wari utaravuka we mbwira. ni ukuvuga ngo hari ikintu buriya ikintu kibi cyane mu buzima gikomeye cyane kurusha ibindi ni ubujiji. Hari ikintu bita ubujiji. Umuntu ushobora kubona abana batoya bagiye mu kigo cy'ubutore cyangwa gutozwa imico nyarwanda, gutozwa ibintu bitandukanye by'imyitwarire muri sosiyete ndetse bagatozwa mu buryo bagomba kubaho badakurana ubunebwe kugira ngo utazagira generation y'abanebwe, generation idatekereza, generation iri aho mbega. Bakabajyana hariya ubundi hari n'icyo baba bagiye kwiga, gukunda igihugu, kubaho ku buryo ushobora kwiga udategereje ngo umubyeyi wazabigenze gute. Hariya hagiye abana bameze bate muri iriya torero? Abaturutse muri diaspora biyishyurira, hakiyongeraho ababaye aba mbere mu gihugu mu turere hose. Urabyumva neza, ni itorero ribaho ngarukamwaka. No kubona ikigarasha gishobora kubona bambaye imyenda ya gisirikare, ngira ngo niho bahera cyane babyibazaho, kuko buriya iyo itorero riri kuba hari byinshi bihabera, hari byinshi biga bitandukanye ku miyoborere y'igihugu, ku buzima bw'igihugu, ku mateka y'igihugu, kumenya ko bagomba guhangana n'abapfobyi bakanahangana na jenoside yakorewe abatutsi. Ni byinshi, haba hari gahunda nyinshi ko bamarayo ukwezi niba ntibeshye cyangwa iminsi 45 cyangwa 40 ngahe gutyo. Rero kuvuga ngo wabagiranya n'interahamwe, icya mbere cy'imyaka bafite n'abana bakiri bato cyane, ngira ngo n'abana barangiza senior 6, n'abana batoya utazana muri iyo mico. Ubivuga ni uko aricyo kintu aba afite mu mutwe we, nta kindi aba afite yavuga. Noneho akabona ibintu byabaye byiza, turava mu byiza bimwe tujya mu bindi, agahitamo kuvuga ati reka mbisige amase. Nibyo ari nakubwiraga n'ubuyandi by'ubusahiranda, ijambo nzandikoresha cyane uzarimenyere. Impamvu nzandikoresha cyane ni uko umuntu wakoze ibyo ni uko azi ko najya kuri YouTube arakora ikiganiro avuga ati mu Rwanda ari gutoza interahamwe, dore ngizo afata ya mafoto y'abariya abana bari kwitoza inkumba, ayipostinga abantu bayirebe bavuga ati kabaye byacitse mu Rwanda. None se ko bakurikirana content y'ibyo bigishwa, hari ubutumwa bw'urwango bari bwumvemo? Icyo ngicyo kibazo ubajije ahubwo wakwiye kukibaza, kuko uwabivuze ibyo ngibyo nicyo kibazo cya mbere akwiye kuba yaribajije. Ko tubona ko mu byo bababwira tujya tubona wenda kuri Twitter, nkunda kubibona cyane, umuyobozi runaka ubushize nabonye haragiye afande CDS, afande Mubaraka Muganga, hagiye afande IGP, hagiye SG wa NISS n'abandi bayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye z'igihugu, bajya kuganiriza bari abantu bitewe na topic yateguwe, kandi byandikwa kuri Twitter izuba riva twese tukabisoma. Ibyo ni ukuvuga n'ibyo nabonye kuri Twitter ntabwo ari iby'umuntu yambwiye mu gutwi,
nta hantu namwe tujya tubona muri abo bose bajya kubigisha bakabigisha imvugo z'urwango cyangwa bakabigisha imico mibi. Ni ababigisha gukunda igihugu, indangagaciro z'igihugu n'ibindi. Nguhaye ingero z'abantu bakomeye nabonye kuri Twitter bagiyeyo, kugira ngo n'undi muntu wese uri bubone n'iki kiganiro, n'uwarebye icyo kiganiro cy'icyo kigarasha azajya amenya ajya gushakira amakuru, ntagenda ajye kuri Twitter. Ayo makuru iryo torero bariho, ibyo bigishijwe umunsi ku wundi uko bagiye baho. Uyu munsi njya mbona basuye Umurindi, basuye hano kuri Parliament ku gicumbi cyo kubohora igihugu. Ibi byose biragaragara kuri Twitter, nta banga riba ririmo. Iyo itorero rirangiye, warabonye ejo hari nyakubahwa Prime Minister, hari abana bavuga experience bahuye nabo hariya n'iki byose, bakagaragaza n'ibyo bahigiye. Sintekereza ko muri biriya tubona, kuko njye nabirebye kuri televiziyo Rwanda, ntabwo nari ndiyo live, ariko ibyo nabonye n'amaso yanjye, amaso anyereka, ni ibigaragaza ko baba bagiye kwiga ibintu byiza. Umuntu udashaka kubona rero, umuntu ufite amaso akanga akigira impumyi, kandi areba akigira impumyi kubera ubugome bwamurenze, ntabwo twagakwiye kumutindaho ngo ntabwo twagakwiye kuba tumuta umwanya. Gusa nanone ujya kureba gitera, biba byiza usubiye inyuma ukareba n'iki bimutera. Abantu basesenguye ubashyira muri kategori zihe, kategori zingahe, ubona intsinzi yabo ari iyihe, ni iki bakora kugira ngo bumve ko icyo bari kuharanira bakigezeho. Yewe muri kategori nabashyiramo, ndebye n'ama-comments abantu bandika, comments nyinshi zanditswe mu buryo bw'ubujiji. N'umuntu uzi ko yanditse comment iri negative amenye ko namufashe nk'injiji, sinamutindaho. N'uriya rero ukora ibyo ngibyo, nawe mushyira muri ako gatebo k'ubujiji, k'urwango. Kuko umuntu ufite ubumenyi bw'ibyo agiye kuvuga cyangwa agiye kwandika, ntabwo yakwandika ibintu nka biriya. Ikikwereka ko ari injiji ni umuntu utinyuka akandika ibintu nka biriya. Icyo ndi kukubwira, umuntu utinyuka akandika ibintu nka biriya niwe ugaragaza yuko harimo ubujiji. Ubonye itorero ryabaye, si ubwa mbere ribaye, habamo n'andi matorero menshi agenda batandukanye. Wowe ufashe ubujiji bwawe ugiye kuri Twitter cyangwa kuri Facebook uranditse, werekanye ubujiji bwawe cyane. Ikibabaza ni uko abantu bandika izi comment bakoresha amazina atari ayabo. Ubundi umuntu wiyumva ko ari umugabo wipima, mujye mwandika comment mukoresha amazina yanyu. Ubwo nitwa kanaka, ndi i Kigali, cyangwa nitwa kanaka, ndi mu Bufaransa. Noneho tuze tubonane neza 1 to 1. Aho kwandika ibintu wahashe amazina yawe, ntaho ubutandukanye nabyo bisaba bijya kwiba nijoro. Hano utandukaniye n'ibisambo bijya kwiba nijoro. Hanyuma icyo ni ikintu gikomeye cyane. Intsinzi yabo yo sinzi ntabwo yivuze, ariko ubivuga usubiza icyo Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yavuze ati bameze nk'abantu bumiye ku ruhu kandi inka yarariwe kera. Ni Minisitiri wabivuze cyane, n'umugaba mukuru ni Brigade Commander muri West. Aho yavugaga kuri wowe, yavugaga kuri nuze FDLR, uje no nk'ubitonga, yavugaga kuri nuze kuri FDLR. iyo ko ya Minisitiri ndayibuka nayo avuga nyine interahamwe muri rusange. None se biya yavuze narenzaho iki? Niko kuri n'ibirajya gusa n'indi kukubwira nyine. N'abantu inka yarariwe kera. Iyo nka ni iyihe? Kadomo karagiye kera. Wowe ugumye ku Kirondwe, uracyatekereza ko uzongera ukadiringa na Agatha Habyarimana, utateganya kuzongera ukabona bagusora, akaguha uburenganzira bwo kujya gusahura ibintu by'abandi, uteganya kuzongera ukabona Kabirigi akaguha uburenganzira bwo kujya gusahura, ukica abantu bose ibintu uko wiboneye. Ibi byararangiye. Turi mu Rwanda rushyashya, imitekerereze mishyashya. Ibintu bya sederi by'interahamwe, ibyo ngibyo uriya hari ibintu abantu batazi. Interahamwe twazibayemo twebwe tukiri abana, twabanaga nazo umunsi ku wundi. Yewe gerageraga n'akagofero ka MRND nk'uko tugira iza RPF uyu munsi, nari ngafite nk'umwana mutoya. Wari uri interahamwe kera? Oya, nari mfite akagofero ka MRND. MRND yo itandukanye n'interahamwe. Interahamwe yari branch, kariho agashami k'urubyiruko rurimo Merisha Group. MRND ikaba ishyaka, nk'uko uyu munsi dufite RPF ishyaka. So kera rero MRND narayibonaga, urabyumva neza. Ndakumva. Data yakoraga muri leta yo kwa Habyarimana, yari mu West. MRND yamuhaye akazi. Iyo nkubwiye ngo MRND nkakubwira ububi bwayo, nuko mba mbyumva neza. Kuko ngiye muri MRND reka none niyemere nicyo bahoze bashakaho. Muri MRND n'ubundi gihe naryaga umugati,
naryaga na bureba, nanywaga n'amata, ntabwo twasubirizaga amata, ntitwanakamishaga, twari dufite inka, urabyumva. Iyo nje nkakubwira ngo Emerenide yakoze ibintu bibi n'abayobozi bakoze ibintu bibi, ntabwo ari uko mbanyoye ibyo ndi kuvuga, ntabwo ari inkuru mbarirano, ntabwo ari inkuru mbarirano. Ndi kukubwira ngo data yakoraga muri Emerenide, muri leta ya Habyarimana, yakoraga ibibi kandi warariye umugati wayo, urumva. Oya, ndi kukubwira yakoraga muri leta yo kwa Habyarimana, urabyumva neza. Iyaba nayivugaga nawe umuntu akaza akambwira ngo impamvu bivuga nabi gutya nuko nta kintu mwari muriho, urabyumva neza. Mu yandi magambo nagakwiye kuba nyivuga neza kuko nta kintu nayiburanye. N'abandi bavuga nabi FPR kandi ntacyo bayiburanye, urabyumva neza. Rero uyu munsi wa none aha tujye tujyana, hari n'abandi bavuga nabi FPR kandi ntacyo bayiburanye. Uyivuga nabi ko ntacyo yayiburanye n'igisahirana. Kandi ikindi cya kabiri, uzavuga FPR n'utujya gukompara FPR na Emerenide, uvuga uti FPR ibyo nyibaraho nibi, Emerenide yayoboye imyaka iyi n'iyi, FPR yayoboye imyaka iyi n'iyi. Emerenide yavuye muri 1973, irategura gake gake, itegura urwango igira ite imyaka irenga 20, nyuma y'imyaka 20 irenga 23 nimba ntibeshye, bica abantu barenga miliyoni mu bwoko bw'Abatutsi b'Abanyarwanda, 73 kujya muri 87, 21 nibyo. Fata 7-3, 8-3, 9-3, n'imyaka 20. 21. Mu myaka 21 bayoboye, bateguye jenoside yakorewe Abatutsi, bayishyira mu bikorwa, bica barenga miliyoni. RPF yoboye imyaka 31, yacyuye impunzi nyinshi. N'uyu munsi tariki 25 ku mupaka i Rubavu hinjiye 530. Mwabonye? Nabonye. Yacyuye impunzi, yazanye umutekano, aho urabona ko n'inyoni dore zirajya zikirira amacunga, dore zikurya amacunga, inyoni ntacyo zikanga, zikurya imbuto, ahubwo zikurya imbuto. Ni umutekano kuko nta nubwo watinywa kwitera ibuye, kubera uko RPF yubatse igihugu. RPF yafashe Abanyarwanda ibashyira hamwe. Nyuma y'ibyo leta y'abatabazi y'abari Emerenide yari imaze gukora. Iyo mvuze ibyo, umuntu ashobora kuza kuvuga ngo hari ikindi cyangwa abantu cyangwa iki, ndavuga ibiriho kandi akariho karavugwa. Nimba uri kumbaza rero ngo hari abantu babanye na RPF bayivuga nabi, abo ngabo ni abajura, kuko nta kintu bavuga gifatika gihari wiburega RPF. Ariko Emerenide igifatika kirahari, urwango rwaragaragaye, amacakubiri yaragaragaye, na jenoside yakorewe Abatutsi biragaragara. Ni ikintu gikomeye cyane ku isi, no mu leta ya Afurika niyo leta ya mbere yakoze sakirego nk'iriya. Kugeza amagingo aya mu myaka 31, ubwo n'uvuga ngo RPF imaze kurusha Emerenide imyaka 10. Mu myaka 31 tumaze kubona ibintu byinshi bihindaguruka muri iki gihugu, haba ari mu bikorwa remezo. Twajyana mu bikorwa remezo bya siporo, amasitade, za arena, amasitade mu ntara, Rubavu, Huye, hose hari amasitade. Mu bikorwa remezo by'imihanda, imihanda ihuza intara, ubu ngubu turavuga ngo umunyarwanda ashobora guhaguruka ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania, hano intuza ku Rusumo, akagera ku mupaka w'u Rwanda na Kongo Kamanyora, agenda muri kaburimbo nziza. Umuntu ashobora guhaguruka Rubavu la Koronishi, akaza akagera Kagitumba cyangwa Gatuna kuri kaburimbo nziza. Ubona ko tugikeneye kuvuga ngo umuntu wese ugiye mu ntara agomba nyiri Kigali, uri mugiye wenda tuvuge Kagitumba, uvuye Rubavu, uze ugere i Kigali, hanyuma ukomeze ujye Kagitumba. Ubu urava Rubavu ukarenga Musanze, wageramo hasi hariya hafi yo kwa Nyirangara, imbere yo kwa Nyirangara gato, ugakata wa mwana kaburimbo kuri basi, ugakata kaburimbo nshyashya, ukamanuka ukagenda ugahinguka hehe Gicumbi, ugahita ukomeza umanuka uwo muhanda mushyashya unyura Nyagatare, ukomeza wambuka ujya hehe Kagitumba. Ibintu byaroroshye. N'ujya mu majyepfo avuye mu burasirazuba, ubu ngubu umuntu ugiye i Butare avuye mu Bugesera cyangwa Rwamagana, si ngombwa ko aza kunyura i Kigali, uranyura hano mu Bugesera uhita utarasa, wambuka ukunguka i Nyanza, ukomeza ugenda i Butare. Ibyo ndi kuvuga ni ibintu biriho, ntabwo ari inoso yo gushyushya urugamba. Ibyo byose rero tubivuze tukavuga ibigwi bya RPF, si uko tuba dushaka kwihahira, ariko no guhana byo ntibibujijwe. Muri make byari byarabananiye, none se ntabwo wumvise ya ndirimbo azabatsinda Kagame? Ntabwo wize ndirimbo? Uriya mubyeyi wo ku Kamonyi yaririmbye. Ati ibi ngibi byari byabananiye, ibi n'ibi byari byabananiye. Ndi kukubwira ibyo ari ibikorwa remezo, nkubwiye iby'umupira, nkubwiye ibyo mu mihanda, amashuri ahari ahagije, ibitaro byose nakubwira. None ubu ngubu wabonye ko hasigaye n'indege ikavura amaso.
bari kubaka ibitaro Masaka hariya, ubu ngubu tugiye kuba medical hub muri Afurika, muri East Africa, bazajya baza kwivuza hano. So ibyo ngibyo nibyo duheraho dushingira tuvuga ngo ntabwo wagereranya MRND na RPF kuko RPF irarenze. Si uko mvuga ngo ninyivuga nabi baramfata bamfunge, ntacyo mfite nibuvuge nabi, ariko ugifite akivuga muri comment tuzakiganira. Byahugora no kukibona kuko Biragoye kukibona. Ibikorwa byo birivugira. Birivugira. Abantu bakunze guhuza ibintu kugira ngo bareme ama controversies yo kwerekana ko nabo bari kuri side y'amateka, ariko igihari nuko harimo byinshi. Hanyuma iyo umuntu akumvise ibitekerezo utanga biri ku murongo bihuye hanini n'amahame y'umurongo igihugu kirimo, n'undi muntu wari warakumvise wenda mu minsi yo hambere ubwo wari utarasobanukirwa neza, utaraza hano NCN ukagenda ukabwira n'abandi, hari ikibazo kigeze kubazwa Evode Uwiringiyimana bamubaza bati Evode kuri BBC atandukanye ate na Evode waha Maître Innocent wari uri muri Zambia muri iriya minsi mu nkambi no mu bice bitandukanye, mu bitekerezo yumvaga bibi ku Rwanda bitewe n'ababimubwiraga, na Maître Innocent w'uyu munsi atandukaniye he n'uwo nguwo? Ese hari influence irimo hagati y'abo bantu babiri? Icyo nakubwira cyo ibintu byose ni igihe, it's a matter of time, kandi ikindi kubura amakuru, kutagira amakuru bikagusiga mu rujijo, ukaba ufite amakuru atariyo cyangwa atuzuye. Burya umuntu afite amakuru atuzuye afata umwanzuro nabi. Iyo umuntu afite amakuru atuzuye akora ibintu byose ameze nk'uhubutse. So icyo nakubwira rero ni uko wari utanze urugero rwa senateri, najyaga mwumva kuri radiyo uko bivuga, ari amagambo menshi akomeye yajyaga avuga, akazi kuyasubiramo, hagiye ushobora kuyasubiramo ukabyutsa akaboze. So biriya yarabivuze kubera icyo gihe wa state yarari mu icyo gihe. Ntabwo ari we wenyine, cyane ntabwo ari Innocent nyine waraje mu Rwanda, hari n'abandi baje mu Rwanda bakoze ibintu bibi cyane, kandi uyu munsi bari muri sosiyete. Ikihari n'ubundi ni bwa burozi buturuka muri leta ya MRND, abantu bajyanye mu mitwe yabo bukagumya bwitaransforma mu mitwe y'abandi no mu rubyiruko n'uyu munsi n'abaribona muri Jambo ASBL. Ariko reka mbembaretse gato ndaje mbagire mu kanya. Baribona Jean Habyarimana, baribona ngo ba Denise, bariya bose ni ya myumvire ya leta mbiye kwa Habyarimana, ya macakubiri rwa rwango rwagumyemo rugumye rwitaransforma ruba n'uruhererekane. Uyu munsi umwe ruva kuri Innocent rukambuka rukajya kuri Abdul, rukajya kuri Mucambuzi, rukagenda ruhinduranya, rukajya kuri Rutsobe. So icyo rangiye kubwira ni iki, bari muri Jambo nureba uzasanga ngo n'abana b'abari abayobozi, ngo muri ngo kwa Kayibanda, ngo kwa Habyarimana. Urumva bibagije ko natwe turi abana b'abayobozi, nanjye ndi umwana w'umuyobozi, kandi umunsi ndi kumwe n'Inkotanyi. Hari n'abandi benshi batari igihe bari hano, bari abana b'abayobozi bo kuri leta zo kwa Habyarimana na Kayibanda, bari muri Jambo. Ariko bari muri Jambo ni injiji, ni injiji zikomeye, nubwo banduta babyumve. Impamvu ari injiji, bagendera n'ubundi kuri ya mahame ya base na ya myumvire ya base bababanjije, byari no kubwira rwa rwango rw'uruhererekane n'ibya Hutu Power. Kandi bibagije ko uretse gusa kuri babona biciye mu Bubiligi, uretse kiriya kintu bagendera mu ipataro n'amabuye abiri yabyo, nta kindi kintu bafite. Bakaba babayeho batese. Icyo bafite mu ipataro nanze kukivuga amazina yacyo, abumva bumvise, n'ariya mabatiri yayo abiri, nicyo cyonyine bagenda bareresa mu muhanda, nta kindi bafite. Bakaba babayeho bate nyine? Babayeho bate? I Burayi se ntabwo uzi ko hari ahantu n'amapubere bagenda bakamena ibiryo, abantu bakagenda batoragura ibiryo mu mapubere. Babayeho bahurumba za mondisi, ntabwo batandira n'imisega y'i Burayi. Barakwica none, ntacyo bankoraho giye mfite igihugu, kandi tayari kubataka bibeshye, abo bashyiremo imiyaga. Ndumva barakaye pe, banza bakubabaje. Oya, n'abatambabaza si ibintu bakora ubona ari byo, ntabwo bihuye, kwirakwiriza urwango. Hanyuma mu gusoza, nk'ibi bintu uvuze bikwiriye gusiga ubutumwa ki? Umuntu wumvise iyi video akwiye gusigarana iki? Ubutumwa bugomba gusigaramo bwa mbere, twirinde urwango, duharanire kumenya ukuri, twirinde icyo nakwita speculations,
ngo yo inkotanyi zikora ibi, inkotanyi ari ubuntu bw'ubugambo. mm. Ngo nurebere leta uvuga ati inkotanyi zubatse umuhanda, inkotanyi Kamanzi. zubatse stade, inkotanyi zubatse convention center, inkotanyi zubatse stade ya Huye, inkotanyi zubatse igihugu, zubatse ubumwe bw'abanyarwanda. Uzi ureba ibyo ngibyo wari ibyo uheraho uvuga. Naho kujya kuvuga ibintu byabaye muri 1994 inkotanyi zikirwana n'abacengezi ntacyo bizungura. N'abari muri jambo nabo bamenye ko ubushobozi bafite uyu munsi niyo babukuba inshuro 1000 ntibafite kapasite yo guhangana n'izi nkotanyi mbona aha. Ahubwo ibyiza bayoboka inzira z'ikinyabagendwa. Bakaba hancuze nka Sankara yavuze ati baranutse nabaye akabwa, ati ngo narayobotse ariko ngo ubu ngubu ngo abatarabikoze nibo bari kwicuza, ariko niko kuri. Yarababwiye ati yaravuze ati nicuza impamvu yarabibwiye abandi bafashe imbaraga zo kubaka igihugu gihagana inzira yo kugisenya. yarabibwiriye ati ubu ngubu hano nibereye Mageragere ndaryama nkasinzira nta kintu na kimwe nikanga, ataho kugira ngo nsubire mu ishyamba nakwigumira. Yarize umutekano waho, ariko urakubagana cyane nawe. Yarize umutekano waho. Yego, shaka ngushimire pe, ndumutangiye kunyibasira kandi ari njye mu buyobozi wawe. Oya ntacyo urakoze cyane Bwana Abdul.